kuri ubu rero sheri nubwo wambuzaga kubivuga ariko nyine sheri njye uzi ko nari nguye mu Nyabugogo sheri cyagiye naje kugutegera ubundi umuntu warembye agenda muri kwasteri mu buhe buryo ndaragushimiye warakoze ashimira nyine uhabe nukuri ndabasheri ntacyo uri bube mbabarira wivuga gutyo ntacyo uri bube nzi neza ko uri bukire kandi biragenda neza se dore imbogo n'ubwa mbere mu mubonye akina prank yo kurwara gukura imbwa muntu ze mu gihuru uyigaragaza buretse ntarwaye mukanya araza nuwo bita impano y'Imana umuteje amadayimoni nibabitubwira kuko bicaranye igihe kirekire impano y'Imana ni umukozi w'Imana ibyo arimo akora ndi kubibona ari sawa ahubwo abantu bimuha n'atanu nagenda yakuriya ngo yakuri kuzimo ngo agatubura yahamirije dore imbogo nadatura ibyaha byose ngo ashyire hasi arimbure giterana n'icyabimuteye dore imbogo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo iki gisasiro ushaka utakibyuka ibihumbi 30 yaguhaye Imana yari yamuhaye uraza umuntu Imana izamuye ikamukuririya uyu munsi rero dore imbogo nkugira inama ya kigabo hitamo ijuru cyangwa hitemo kuzimu ahantu hamwe gusa ukinisha urupfu ukinisha uburwayi wawe mwemura ariko reka nze nkwereke ubu ikintu cyose kizajya cyongera gukina prank namwaniye nabwiza abanyarwanda ukuri usibye ko nta minsi iri buze gushira nadakizwa uburwayi yiseseye turaza kuza noneho rone imuhoye inzigo y'icyo yabeshye icyo ubeshye nicyo kikubaho byanze bikunze aba bakina prank birabagaruka Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe kaze cyane kuri mwese mudukunda mudukurikira tubashimire mwese mwakoze subscribe aho muherereye mu nce z'isi zigiye zitandukanye twizere ko muri amahoro niba utameze neza kandi turagukomeje turakwihanganishije abari mu burwayi abahangayikishijwe n'ibibazo byo muri iyi si ubukene n'ibindi n'inzara mwihangane karo mwihangane sibyo barorere kubera iki ndetse utarakennye ahantu bose twarakennye n'inzara yaraturiye hari n'abiri muri iki ntawe nihanganisha ntawe wihanganishije kubera iki weke nawe wihanganishije umuntu ufite ibibazo uramwihanganisha kugira ngo arebe ko ngo ubundi se bishire ntuzi ko ugeze ku murwayi ubwo butesi bwanyu mwana buzashira ugeze ku murwayi ntabwo umubwira ngo urwara gukira kwihanganisha umuntu ni ukumuha njye nanga n'umuntu uvuga ngo ihangane sumariye niba unyihanganishije impa nyine mbone ko urambwira ngo ihangane inzara irakwishe inzara iranyishe nyine umpaye iki se gituma nihangana nakomere arakomera se yabura gupfa se mubwiye amagambo amukomeza amagambo se ni amagambo se urayarya wabonye umuntu urya amagambo se Imana niyitwihanganisha ariko umuntu we nakora igikorwa ariko kuza kukubwira n'urugero yego umuntu bari kumwirukana mu nzu ngo ihangane komera arakomera ateze ihangane nyine umuhaye iki ndashimye bari kumwirukana umufashije iki se kugira ngo wenda yihangane mwihanganisha ariko mwereke nahajya n'uburyarya n'ubuturi abantu babaye inturi urumva ntago ariko mu buryo bundi ntago ari icyo ntago ari byo Karosi nifuje kuganira nawe nyuma y'ikiganiro cyawe nabonye wakoze wihandagaje nk'umubyeyi wabyaye ufata umwana w'umukobwa umwari mwiza dore imbogo umwana witonda Ange Kagame Ange Kagame yapostinze uri kumva ba Bruce Melody bagahura igihugu cyose kikamumenya uramusebeje ngo yakuyemo inda uburwayi afite ngo ninda yakuyemo
kuki ushinyagura Karosi nicyo kintu nshaka ese nashinyaguye yapfuye ngo nashinyaguye afite uburwayi busanzwe ese uburwayi rutarwara genda sehashikara muri kano urebe hari abo usanga bari kugongera amaguru amanitse nugera hari indera mu basazi mu bafite ubumuga bw'intuzi bwo mu mutwe sorry iryo jambo risubirana harya ubwo ntabwo babita abasazi abafite ubumuga abana n'ubumuga ababana n'ubumuga abafite ubumuga bwo mu mutwe icyo ushaka uko biri kose ni ukuvuga ngo ntabwo ngewe ibyo mumbwira ngo kwihangana ninde se utarihanganye icya kabiri kumbwira ngo runaka aragupostinze ubuse uwo ari we wese hariho badakata utuntu bagapostinga iyo uri byenda gusetsa uwo ari we wese aragupostinga none se ubu igihe zigira inshuti avuga ngo ntuze ngo tuzinywa ngo ariko ngo iyi si tuyikirizwamo ngo bagira ngo twapeta imitsingi dukizwa ngo n'ibiki ntibagakase se haraho katageze icyo njye nshaka kukubaza kubera iki wavuze ko dore imbogo yakuyemo inda kandi arwaye ngaho ujya kuri Mugisha Rwanda TV uvuga ibyo utahagazeho inkizi inkuru ubara inkuru utahagazeho ese gukuramo inda rudakuramo inda nanjye madamu yakuyemo ebyiri na Ezekiel yashyinguye kabiri gusa we ntizavuyemo ibintu bamuvuga ni ibiki mwana abantu twarababaye kube uburwayi bwa none se ubundi dore imbogo kurwara niwe urwaye mu Rwanda wenyine ubundi kukimwishyiraho ntabwo ari we wenyine none se kukimuzana ibyo niwe kirori se kizwi ngo mwiza umwiza ubaho ni Kristo Yesu ariko kuzana ngo dore imbogo ngo mwiza umukobwa mwiza gusa umukobwa mwiza dore imbogo kushaka kuba umwanga haye mva mubwira ibyo nimukabizane twamaze kuvuga ese umwangira iki si mwanga ahubwo nangu kuba umuntu yarwara mwana nimureke kuba inturi tugende nk'abantu bazima barabeshya none se kuki agiye kurwarira Kibogora kuki atarwariye sehashika yagiye mu bitaro bisuzuguritse oya oya reka oya nimureke jewe ibintu yavuye ino umva reka nkubwire yabwiye umugabo we yase n'umugabo yamwise yamunishe sheri nukuri ubu rero sheri nubwo wambuzaga kubivuga ariko nyine sheri njye uzi ko nari nguye mu Nyabugogo sheri cyagiye naje kugutegera ubundi umuntu warembye agenda muri kwasiteri mu buhe buryo ubuse dore imbogo n'ubwa mbere mumubonye akina puranke yo kurwara cyangwa yo kubeshya n'ibindi cyangwa yo kubeshya ibi byose na n'ubuturi inote z'umudiyasipora zashize bashaka kwiha umudiyasipora amafaranga none ahubwo abantu barakuramo amantuze bambare ku ndakora buretse cyo kumbwira ngo mwiza abo bamupostinze ntibamuheho ngo nukuri ngo sheri ngo bagenga kukuvuza rero ngo hanze ngo cyangwa ngo bakujyane ngo muri ntuze ngo wa Faisal ahubwo ngo ni sheri we se waretse tukagashyiraho oya reka tukihorera ariko nta cyazo twaza kugakoresha tuhaza kugakoresha nta kibazo iyi mvugo ya dore imbogo atabaza abakunzi be bo kuri social media afatanyije na seri we Karosi bayumvisemo iki njye namvisemo filime bageze kuri episode ya kabiri ya gatatu ku ya mbere yari yo guhura iya mbere yari yo kumenyana bagaragaza ko bari mu rukundo iya kabiri yari yo kugaragaza ko mu rukundo hajemo ibibazo ari naho hasanzamo amakomanteri biyandikiye avuga yuko dore imbogo ashobora kuba afite abana babiri iya gatatu ni iyi ngiyi rero irwaza dore imbogo iya kane izaza yapfuye yazutse oya ni script yanditse ko ibintu byaba bigezeho ndabaga wana Karosi ahubwo Imana idutabara
ni ukuri kw'Imana iyi Mana idadutabaye sha umva wari umusitari wamenyereye kurya buriya hari igihe uba umusitari urabizi ko dore imbogo icyari kimubeshejeho ni bya bitanu byawe umuhamagaraga ngwino kwakire mu kiganiro nguhe noneho igihe yahuraga n'uriya mugore wamumagiye uriya mugore wakoranye na ntuze uriya mugore amubwiye ngo nagende ngo yambure nyina ngo amubwiye yicare ngo arungurukemo akamutuka inyandagazi uriya mugore niwe wamagiye dore imbogo yamagiwe nawe kuko we yaraje amwambura ubusa dore imbogo yaratukanaga ariko ntiyakuragaho rero ho yaravuze ati wo kagira gutya nyumva yamuha torosha ibiki ati furika muri torosha umurike mutantuza uramenya hariya rero niho dore imbogo yahuriye n'ibibazo abantu bose bahita bamuvaho n'itangazamakuru atagaciro niyo mpamvu uri kubona dore imbogo biriya afite n'icyo bita stress arwaye stress y'iki stress y'ubukene none se ko yishyuraga inzu yishyuriye kuri bya bitanu cyangwa se no ku mudiyasipora bavugaga ati rata waririmbye neza avuga ati dore imbogo dore imvubu dore rara urumva uyu munsi nta kindi noneho yirangiza ati ahura ngo n'uyu bita ngo didogita ngo yeme rotipe none wowe azaraka ari virusi wamukujeho burundu dore imbogo yivamo ko rero byanze bikunda nyine ati kubana n'umuntu utazi yaba mu rugo n'ibiki undi ati ni byinshi basebanije uyu dore imbogo nicyo gitumye arangira tiratahise ashaka akantu gatuma agaragara wenda nawe ngo akuremo n'ibyo bitanu by'amadolari ntago byavamo niba jewe nakubwiye ngiye gukura imbwa muntu uze mu gihuru uyigaragaza buretse ntarwaye mu kanya araza kubiyereka araza kwiyerekana te ariyerekana araza kunsubiza uyu ngo ni dogita yeme uriya mutipe ni umugome kuko niwe uri murangiza uyu mukobwa yaramushutse none se dore imbogo mbazi arwaye yicaranye na mpano y'Imana ibi tubanza turebe mpano y'Imana yamwishyuye amafaranga menshi kugira ngo amubere umukozi dore rero kugira ngo aba batipe iyi ni sikiributi irimo abapfumu irimo abaki ni ukuvuga ngo iyi sikiributi yo kwirwaza kwe bakora icyo bashaka ni ukuvuga ngo arwaye igifu kirenze ibifu kizamuye aside ihise imufatira Nyabugogo akajya kwivuriza iwabo ku ivuko ahubwo nibagende barebe mu mukumbi niba atashaka ayagaruza iriya nka yahawe uwo bitaga fiyanse we wenda bakaba barebye mu ishyo bagahita basangamo wenda hacitsemo icyo karo ibintu turabihuza gute n'ibiri kuvugwa ko dore imboga ashobora kuba yararwaye sida abandi bati yakuyemo inda mu buryo bugiye butandukanye abo bo bari kuvuga ko arwaye sida ubwo barabizi ko bayirwaye ahubwo barayimwanduje nabayimuteye ubwo bo barayimuteye babiziranyeho ariko ikigaragara uyu dore imbogo yibereye mu kazi nanjye wanjyana mu bitaro nkaryama nanaremba banampima bagasanga uburwayi bwanyishe ahubwo reka nzajyeyo ahubwo hari umugabo wambwiye ngo nzamubwira mvuze ni Ndera ni Kasuku Medi yarambwiye ngo bazamubwire akujyana Indera ngo oya Indera oya kujyana ngo banjyane kumvuza ngo mbyibuhe niyohereze inote niyohereze amafaranga bajya kuvuza noneho dore imbogo aryamye kubera akazi ate arimo arashaka amafaranga bubi na bwiza murayamuha ntimuyamuha mutayamuha arapfa napfe bayamuha
iyo wapfuye barayatanga disi najya uko WhatsApp nawe wamu nanjye nayamuha nawe ntiwayamuha se nayamuha namukundaga dore imbogo disi buri wese yavuga ijambo yaririmbaga impara nziza rero njyewe ahantu ntemeranye n'uwo bita impano y'Imana umuteje amadayimoni ntibabitubwire kuko bicaranye igihe kirekire. Impano y'Imana ni umukozi w'Imana, ibyo arimo akora ndi kubibona ari sawa, ahubwo abantu bimuha n'atanu nagenda yakuriya ngo yakuri kuzimu ngo agatubura yahamirije nese arinda bamusabira inkunga ahandi ko twabonye aho bibera. Uriya uvuga ko atanga impano zuzuye atubura umuntu akamugira umukire, ahubwo namutuburire bamujyane mu Buhinde bajye kumuvuza cyangwa aho ba Eliyani babajyana bashyiremo ikindi. Afite ubushobozi bwo kugihindura, avuga ko anasengera abapfuye bakazuka n'abarwayi bakagira. kandi umufana we Imbogo niwe warwaye. Umufana wa mpano y'Imana yarembye arenda gupfa. Brand ambassador ni muvugizi kandi umuvugizi mu gihugu aremewe aranahembwa. Rero umvasha wowe uvuga yuko ufite ibintu bibiri dore Imbogo akeneye. Ufite inote ni wowe uyatanga, ahubwo mu diaspora namwime natanga mereyeho ko yicaye ku kigega cy'uyatanga. Mpereye kuko uwo yicaranye n'abamuhamiriza ari we muntu ukiza abantu bapfuye abarembye benda gupfa. Ubwo ndasanga rero dore Imbogo mpise nshyira muri bihwanye, sanze dore Imbogo niba arwaye koko by'ukuri, ubwo afite umuganga afite n'umuterankunga. Ahubwo nibategure abakameramani n'abanyamakuru bazajye ku kibuga cy'indege. Ubwo dore Imbogo mpano uwo bita mpano y'Imana azaba mugiye kumujyana kumuvurisha mu Buhinde. Hari ibyo kwirwa badukinira mu mitwe ntibaceceke. Abantu bavuga ngo ibi ni ibihano by'Imana ngo bari kuri dore Imbogo. Reka ndikwereke uburyo nanjye nicyo nazanye. Jewe ndi igihano cyaziye abanyabyaha. Ndaje ndikwereke Imana ihana dore Imbogo imuzize iki? Kwicarana n'umupfumu gusa. Kandi dore Imbogo yarakijijwe. Uriya ni umugwe na wa wundi ngo bita ngo ni Sabi. Sabi yari umuhanuzi wa Danjura, n'umugwe wapfuye. Satani ajya tuvangira mwana. Satani araza agahita kuhindurira. Iyo wari ufite impano y'Imana ukajya Sabi yari umuhanuzi. Uriya Sabi azabihakane yari umuhanuzi wa Danji cyangwa ugwiriye. Atagwa ntabwo yagoye, ntasenga ntiyajye gutera haleluya muri arena. Yewe iyo haleluya yateye haleluya mwaramutse, yateye haleluya muri arena, Imana imukishije impanuka. Iramanuka buriya yari ukumuteguza ya kabiri zaza. Yes murakoze, nzaza mbivuga ejo bundi. Ntacyo uvuze reka ntacyo. Dore Imbogo ngo Imana niyo yamuzamuye ngaragu. Dusomera iryo somo tubwire. Niyo tu somere tubwire. Dusome Petero urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 4. Haravuze ngo kuko ubw'Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabagunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Wabyumvise? Gucirwaho iki? Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'agahinda 7 gusa, ubwo yatezaga isi yatumaga Imana umwuzure.
reka nkubwire dore imbogo wari mu gihano niba yanabyirwaje mubare amezi dore aho nda dore imbogo nadatura ibyaha byose ngo ashyire hasi arimbure giterana n'icyabimuteye dore imbogo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo iki gisasiro ushaka utakibyuka si iterabwoba tugendane iyo wemeye kwatura ijambo ukatura amagambo ugaragaza yuko umuntu wivugira ko yavuye ikuzimu ari umukozi w'Imana kavuga ngo ibyo akora ni 100% ni 30 yaguhaye ni umutubuzi oji ni ruharwa ahubwo si ubwo dore imbogo murabizi mwana byihorera hari umwami arabwirwa ati nutaza kuhindukira iki gisasiro ntuzakibyukaho ndagira ngo mvuge ngo rero dore imbogo ahubwo niyature ko Imana yari yamuhaye urazi umuntu Imana izamuye ikamukura iriya nyamasheke ikamuzana inanga akaba icyamamare azamuwe n'akaririmbo kamwe dore imbogo iyo bita feva y'Imana iyo yari faveri Imana imugiriye kugira ngo ibintu byose bigende neza uyu munsi rero dore imbogo nkugira inama ya kigabo wisaba amafaranga impano y'Imana arayafite hitamo ijuru cyangwa uhitemo kuzimu ahantu hamwe gusa nahitemo Imana Uwiteka cyangwa ahitemo ibigirwamana aho bitabaye ibyo hazumvikana indi nkuru yo gukira cyangwa se murakoze kuko mu buzima ikintu nendaga kuvuga ukinisha urupfu ukinisha uburwayi wawe mwe ariko reka nze nkwereke ubu ikintu cyose kizajya cyongera gukina puranka y'uburwayi nzajya ngisabira kigire buhite bugisohoraho urazi kugira ngo ikintu kize kibeshya ngo cyarwaye ngo nibagikubita amafaranga niba ari igisabye ko niba ari ikitubeshye yuko cyatanye n'umugore umugore gihita kigenda gitane nawe niba ari ikitubeshye ko kigiye kugira gute ngo impanuka yari nyinshi ihita ikirangiza ibintu byo kubeshya bicika niho ikinyoma kiri burangi nese reka nkwereke dore imbogo ati napfuye we uwapfuye aravuga umutegera bisi none umuntu arimo arabyiga ariko wari wagenda muri wa rugendo rw'iwabo ngo urebe nyamasheke ureze ukuntu ari kure harya umuntu ntanyura muri ntuze ni muri Nyungwe uraza amakona ari muri iriya Nyungwe jye nayigiyemo twajya amasaha n'amasaha none ifite hari amakona imodoka irakatuka mukagenda gute ibaza amasaha 3 umuntu warembye ngo igifu cyenda kwica jewe nabonye umwana w'umukobwa wafashwe n'igifu yari ari ku ruhimba arahubuka yikubita hasi cyaramufashe yarahubutse ahita yikubita hasi aruma we kandi nukuri ibi rero barimo bakira ntibajya gukinisha n'ibindi bajya gukira mu mitima y'inyamaswa ntibajye gukina ntiyatubwiye se ko ari dore imbogo bareke gukina n'abantu ntibareke kudukinisha mwana abantu turababaye kwirwa yadukiniraho mwana turabona dore izo puranke zabo nizo zatumye na Ezekiel Mukanyare mateka tumudiya siporo aratwibye nanjye nuko urumva kubera izo puranke ibyo badukinamo bakina babeshya ngo yapfuye ngo yaremye umva mana we reka nkwereke ahubwo dore imbogo yahanuye ibiri byo arimo buriya ngo hari umuntu hari ukuntu ngo abeshya abantu ngo igisebe kiranyishe yagera mu gikara agasanga ngo hari umusumari ushinze taza kwibeshya ko dore imbogo uyu munsi kubeshya umuganga biroro none uriya mutipe ko ari dogita se yaza kujya kumukwera dogiteri akamubera akamujyana akajya dogita mu gukora indirimbo amataketo dozi wese ibintu byo nibi ese ukaro utekereza ko iyi prank yaba yarayipanganye n'uriya musore bakundana bagamije ni ukuvuga ngo ni ya migabane ni isiramwe bari gushaka imigabane
kuko n'urugero nibaza guhabwa amafaranga kuko dore imbogo uyu munsi bitewe n'uko atakira umusitari ntabwo dore imbogo ari buze kubona umuntu n'umwe abantu ari bubone baramuha amafaranga atarenze 5,000,000 izi 5,000,000 ntabwo zakujyana mu Buhinde baraza kudukinira kandi kantu ajyanwa aho ngaho muri ibyo bitaro bya Ntuza bya Roi Faisal nageraho baramukoraho ahita akira nanjye ubwanjye nshaka nakizanisha n'inuzi igifu ushaka hari imiti nanywa njye ubwanjye ngahita nkirwara aka kanya kigahita kinanyica urumva byanze bikunze nagerayo barakoresha wenda 200,000 cyangwa se 1000 bitanagera mu ijana araza rawete batera paso ko nta yari bubona ari mu mujyane hanze y'igihugu harayakuraye uyu munsi bajye babeshya umuzungu twe turi abanyarwanda ese uyu munsi koko karose ibintu byose waba uri kuvuga dore imboga ameze n'abarwaye ntagapfe ako kuki mwanga ukuri nanjye ejo napfa n'undaga Theo ntiyapfuye nzawuke turacyamubona hareruya turacyamubona ba Esther barapfuye ba Jay Paul barapfuye abantu ntibavuga ko mwifurije gupfa bande abantu wese si umusitari urupfu rw'umusitari se ntirugabura abanyamakuru akoze bite byabo bande se nawe urimo nanjye ndimo n'undi arimo ngaho n'imfure kudacuruza ipfa turebe kujya mwana byibara ipfa turebe mwana ahubwo izi YouTube channel zirabura umusitari uri bupfe uri bupfe ngo zizuke zirongera kuzamurwa n'ikintu kimwe ahubwo mwana reka nzi karo uyu munsi abantu batekereza akavuga ati dore imbogo icyo gifu ntacyo twari tuzi ntabyo yavuga ko arwara igifu ati ahubwo ashobora kuba afite inda ya Dr. M dore ko byanavuzwe n'inshuro nyinshi cyane zigiye zitandukanye aho bayiterera nta ntiyahari n'uyitera ntiyabonetse kandi ngo hari igihe babaga kandi noneho uriya mutipe yaravuze ngo agiye ngo yambeshye ngo ko afite imyaka 25 ngo noneho ngo ndebye ngo usanga ngo ni 33 ngo arimo ngo aragera ngo muri ngo niba ngo arimo ngo arimo agenda agera muri finale siniharebye mu kirangamuntu yarungurutse hahandi asanga inzira zarage ni kwirangamuntu ni yayindi ntabyo nzi karose nyuma barire yanga muntu se barebera imyaka abo ntawe bagiye bandika mike cyangwa myinshi ubu se jewe kugira ngo ngire sinishyizeho ko ari muri 88 kugira ngo ukore iki kugira ngo ndongo urongore wa mudivorce wawe nakize 88 urumva kugira ngo imyaka yuzure ibintu bamuvuga neza uhita usenya cyabyiyorere mwana mwana byihorere rega iyi mitwe ntawe utayikina urumva ibintu rero byo kuvuga ngo urebe kwiranga muntu umenya imyaka none sagaruwe niki akaruye se ni imbabazi se mugire kuko nk'umuntu wavugaga ngo kari agakobwa kambeshya imyaka kambeshya iki bariyunze iki kubirani script mwana nanjye rega nakinnye filime ndanayikinisha mfite n'ifite ibyangombwa bya RGB bampaye agira filime yimenye isohora urumva ndayifite bampaye ibyangombwa byayo nshaka isandongera filime yimenye isohora cyo kwirirwa ari abantu batubeshya script yari yose wandikiwe urayikina kandi uriya mutipe n'umuro azi gukina roli neza dore imbogo dore yikina neza pe ntabwo urabona umuntu wakinnye yapfuye kandi agapfa neza ukabona yabyarangiye baba inzungu ntiyabikina jya kuri Gafaranga Bishop Gafaranga jya mu isanduku yewe data yagiye mu isanduku arapfa neza burundu bararangiza banayishyiraho arangije ati ngaho ntimuyatanze nimuyamerere mwari mwarayanyimye none murayatanze nimuyane harya ntabwo twabonaga yapfuye baba inzungu none barabikina ibyo rero byo kumbwira ngo dore imbogo mbabwire kuki yagiye mu bya nanjye nabajije yemeye kugenda mu modoka kwa Steri i Kigali hari habuze ibitaro bya Nyarugenge Kigali nta muryango hagira nta se cyafite Dr. M Dr. M ni nyina se n'umugabo ariko inyama aya ntago wabasezeranyije ntacyo ni sheri we
kandi Nyamasheke ntihavuka avuze ati reka njye ese umuntu warembye ntabwo uwo mufiyanse ari kumuherekeza kuki yamutegera akamugeza ku modoka akamutegera tujye tubwizanya ukuri nyine umuntu ararembye ariko bazi ikintu bita kuremba icyo ari cyo ariko ashobora kuba atari yagakomerewe nyine kuremba bazi icyo ari cyo iyo umuntu yarembye no kugira byonyine ntiwakubwira ngo jya harakura uriya rugi ntiwahagera noneho genda muri ziriya modoka ureba uburyo ki n'ibiti ugenda ubona bigenda maze hari n'abagera babapimye bagasanga bari muri finali yo gupfa bitewe n'imodoka muguye nabi ibyo rero muba mutubwira mwana ibyo bintu ntabwo wajya kumbwira ngo umuntu agiye kurwarira ngo ngano runaka barababeshye oya ibi ngibi ni ibyo bari gukina ibyo bari gukina uyu munsi ubutumwa waha Dorimbogo ni ubuhe ubutumwa namwaniye nabwiza abanyarwanda ukuri usibye ko nta minsi iri buze gushira nadakizwa uburwayi yiseseye buraza kuza noneho awoji bitugendeye ku ijambo ry'Imana ngo niba itarababariye abamarayika bayo ikabajugunya mu mwobo ikabohesha iminyururu birasobanutse icyo kubeshya abantu byo noneho umuntu wese ugiye kujya abeshya ikintu kizakita kimusohoraho cyambere ukeneye mu mitwe y'abakirisitu abapagani n'abakina bake urazi kubeshya igihugu cyose wowe si yose wowe wishakira igihumbi cy'amadolari cyangwa 2 wabwije abantu kuri nk'ubu ukavuga uti ndashonje bakaguha amafaranga hamwe barakinya ati njyewe runaka wari sheri wanjye yanteye sitorayike undi ati ndayitera gute nayitera ku ndirimbo ati sinabikoze baragarutse bati turababariranye bacyakora bacururije agasara natwe n'abandi bagiye bakora kuri iyo nkuru ariko icyo kwirwa abantu batubeshya mwana iyo Dorimbogo agiye natihana araza guhura n'ikibazo simuteye ubwoba namenye yuko ari umugwe waguye wagiye mu bintu by'agakiza bivamo ndetse ashoreranye n'uyu bito urajwe wirebere dore aho mbivugiye umbivuze mu kwezi kwa kangahe tumaze gutora umukuru w'igihugu uraje urebere risubiranamo rigiye ryaba biyita ngo bari abakozi b'Imana iki ngiki abantu babipinge cyangwa barorere njye nitwa ishyano ritangaza nditwa Karosi nta mikino njya ngira iyo ngeze ku kuri ngukubita nafite ikinyoma bivuze ngo rero ni ubwa mbere mvuze iri jambo harya ngo burere gutarakubitirwa ahantu utarakubitirwa mu kizagira ngo Bikira Mariya bavuga girimo munsi bazaguhondera mu ntuze nibwo uzamenya yuko iyo kwirirwa ngo umusitari sha mwana burakamuka ubuse yagoye bahari wamurushaga ku musitari ngaho niyongera ririmba abo bicaranye ku meza barimo basangira ajya gusohora indirimbo ya mbere suwejo sibo bamurangije ngo suwejo ngaho niyongera abonane na wa mutipe uriya mwana uriya muhungu yakoreye ubukwe cyakora disi Imana nyiri namuzamure muzahure ko basi hari nabo yagiye azamura ubundi buryo isomo utanga ku bantu bajya bakora prank zo kubeshya wenda bagamije indamu bagamije kubona amafaranga irabahana nka Yago yarahanwe ahanwe se yakoze prank yahanwe kuko yabanje kubeshya ko cano ye yagiye hanyuma itigenda se niyo mpamvu niba nabeshya n'ubu irongera isaza igende Yago ndori icyo ni kimwe wicukura urwobo rukazamara igihe iteka ryose rwa rwobo n'ubundi rugwamo wibuke ko Yago yigeze kubeshya ngo cano yiragiye no mu kandi kanya indi nayo nanone yari ikomeye icyo gihe nayo batiragiye aragaruka mu icyo gihe yakubitaga abantu bararira induru ziravuga amudiyasipora kumenera icyo bita inoti yashakaga kwikorera indirimbo suwejo cani hita igaruka abonye inote yari akeneye zibonetse arongera nanone ararwara inote z'umudiyasipora arazimena inote indirimbo birasohotse none irimo abasitari bose ba roki bande bose abamenamo inote n'ubu rero cano ngo yarongeye iribwa
sibyo ntayo bari bugwe ntayo bazamuha kuko nawe yangije izina rye bw'abakobwa ubwo basohoraga amajwi yiwe arimo abwira umukobwa ati ni ukuri genda ndakubita sinjya mbabarira urumva ubwo rero jyewe uyu yago ikiriho cyo nawe imuhoye inzigo y'icyo yabeshye icyo ubeshye nicyo kikubaho byanze bikunze aba bakina prank birabagaruka uretse uriya wumva ngo ni worifa ngo na ntuzi ugiye kureba akababaho umuntu wese wahagaze imbere y'izi kamera isi yose akakina prank y'ikintu n'abagiye mu bapfumu babeshya ko barwaye ngo yamwambuye ubusa uretse biriya bikobwa byose byabaye ibintuzi byarahomotse dore byararangiye abagiye kwa Sarongo nakaganga niko yarangiye ntiyabivuze kaganga naramubona babaye abantuzi byararangiye ni ukuvuga ngo umva bari gutabaza uwakinnye prank wese yabeshye isi icyitonderwa izi YouTube channel zirebwa n'isi yose umuntu wahagaze akashyira ikinyoma uwo ari we wese abeshye icyo yabeshye cyose kizamugeraho iraba uko biri buretse uraje urebe barashora dore uyu munsi ni ubuhe butumwa waha Dr. M icyo namuha cyangwa se wamubwira niho inama wamugira inama namugira nagenda banze yisubireho namenye no kubeshya kuko we rwose ntazi no kubeshya pasura akabwira n'umuntu ufite no mu maso buriya umuntu wo kubeshya ukabona rwose ari seriye yabyo ariko uriya ni umuntu utazi kubeshya ntabanza agenda yiga uko wabeshya buriya hari umutipe wakinaga muri Afrimagisi hari agafilimi kasohokaga uriya n'ubu aracyakina bakina niba umusirikare metere mutipe yakinaga ukabona neza ibyo akina nibyo yabifirinze noneho uriya we ari no kubeshya ibintu ari gukina ahubwo bamukinishije rero adashoboye namugira inama yo kuva mu maprank ntashoboye niba ari dogita w'indirimbo najye muri studio azikore yongera ambwire ntera ibyuma baze bamukorere audio nta kibazo ntabwo ndayitanga studio ndacyayifite ariko nareke we ntazi gukina ntuze rwose rori yo kubeshya ko uwo musheri wiwe wa pirate iriho ntayashoboye we yanabyishe cyane rwose karoreka tugushimire cyane dushimira n'abantu bose abanye natwe bagire ngo ibiganiro byacu nakagaruka mukore subscribe kujya tujye tubana umunsi ku munsi turabakunda kandi turagushimiye ku bw'umwanya wawe murakoze cyane